buriya rero hari ikintu nshaka ugire wa mukobwa mu kazi sibyo wa mukobwa w'inzobe somvuga izina ry'uwowe n'umuzi ntako mbamo n'umwirebesha cyane uriya muremure ntuzako inde Kettia Kettia aha ndumva wamumenye rwose fata gutya barakwirukanye ahubwo se wewe wamenye izina ryiwe Kettia sura waje ari umustajeri bakamuha akazi ese kuba ari umustajeri byakora ko yaba umukunzi wanjye akose vipi uziko nabyo cyari kinze kubwiraho ntusibije gute byo kunyaka inkorero wapi akemera no semundi wazima no usambugira nta kintu amarira ajya ntabwo nabura byeri zinganye nzanywa naje mu bukwe nese undi umubona gute nikibonaje kuko hariya mu kazi iyo ndebye niwe muntu uri macuwa nafu nabasha kugisha inama ntabwo se ko numvise ngo Jean Paul narimo kunugana aya ntajya Jean Paul ahubwo se Jean Paul arusha ikikuriye kivuga ati kiriya cyanjye cyancika ikibazo ahubwo ngewe ikibazo nawe mfite nuko nawe waba waratakayemo ni wenda nicyo twakora ariko rwose Jean Paul wapi none ngewe icyo nashaka kukubaza wowe mbwira umubona gute kugira ngo mbe mbonaho mera Chris reka mubwire utagira ngo ndimo gutwinda pe ku myaka yawe ufite n'uburyo waje utakamba bagira gute bakugaragaza bakagukoresha ngo ngwino wese yaje ukajya amahirwe ugafatisha ni ukuri ko Imana ibintu nkubwira njye ntabwo mbica ku ruhande kare si amezi 6 maze hari mu mezi 6 usaba kwikenura wishyura inzu ugira gute ugura imyenda byumva kare ubu ntabwo ukeneye kuba wakwiteza imbere Chris mwana wa mama kuzi ko abakobwa bene ahangaha nta kindi kiba barya kurusha imungu waretse abakobwa bahanze ahanga ukabanza ukagira gute ukumva uretse nkubwira utaze kuba ngo wenda ngo ndamushaka cyangwa ndagira gute sibyo njye na Jean Paul nawe mubwira ariko Jean Paul arakurenze Jean Paul abizi ahembwa umushahara uko by'uwawe inshuro nye neza ko arenga ko ahembwa umushahara muremure nicyo cyatuma ibyo nyine nanjye ndagira ngo bazi ko nje kukugisha inama nari ngwizeye ko si mu mwana okay nanjye nimba wari unyizeye reka nkugire inama nk'umuntu wizeye sibyo Jean Paul nk'umwana mbona witanga mu kazi kandi ufite avenir ya ejo hazaza ndagira ngo nkubwire ngo niwishinga abakobwa bigeye uriya mukobwa si mwiza se ngo kubita agashya se ndamuvuga wise twasitswa nawe wasanga na mpamvu urimo urambwira ibyo bintu ufite amakuru y'umusore wamusohokanye umukobwa arya inkoko nyuma y'iminota itararenga 13 hagati ya 13 na 14 yaka ifi urumva nyuma y'iminota 8 noneho aravuga ngo hano habazingara iryoshye none hagereka kuko yari yabishutse umuhungu ngo nibwo bwa mbere ngo ageze muri ako kabari urumva arangije atabwira ngo sheri urumva ukuntu amubwiye nguze ngo shambure muri 6 ngo zisupanete ibamo gabanya ibyo bistori byawe ndagira ngo wasanga no umuntu ari wowe ahubwo wasanga umuntu ari wowe ndagira ngo nkubwire ngo nujya kwishinga abakobwa bino mesi ni bya bindi bavuga ngo wishinga imishinga runaka ugacuna imishumi y'ishati kandi ibyo nkubwira ni ukuri mwana wanjye nta mishinga mu bishirira wowe reka nkubwigire inama nziza suje kungisha inama kandi nyikeneye pe korera amafaranga yawe wikenure ugira aho uzigama sibyo kandi ibyo nkubwira ni ukuri kw'Imana niba ubikurikiza nzi neza ko uzampamagara uwo muntu w'umugabo ukajya watsa imodoka yawe ukaza ukandeba kandi cyangwa se nanjye naza ko gusura nkagusura iwawe cyakora reka mubwire sibyo aho wajya hose mba nyine mubwire ceceka sibyo ku rundi ruhande uri umuntu w'umugabo sibyo mpamvu nje kubikubwira mpamvu natekereje kubikubwira ntabwo uri imbwa uri umuntu w'umugabo sibyo uriya mukobwa ari namukunze pe n'ubu ngo sinzi amagambo mbwiye ntabwo ndimo ndabasha kuyanariza neza cyane ariko wese neza telefone yanjye urashaka iki ni urugero ngiye kuguha bari wamukunze inzobe ni na mwiza pe sibyo sube no telefone abantu ntibayireba gutyo ushyize ku gutwi bakabona ni nziza
ariko hari aho hayagera ikabura amarezo ndabeshya kora ntabwo beshya wowe wakunze hawuzingi rero ushobora gukunda hawuzingi yego ntabwo umucira urubanza si bw'Imana ariko ushobora gukunda hawuzingi ukareba inzobe ukagira gute ariko buriya yoza iminsi 2-3 yikurikiranyije saa 5 mu gitondo saa 5 na nimugoroba ajye wasanga murusha inzobe. Mama meze muteze turaho mwana wa nukuri se tujya mu murima mvima kenda kawe keza ku none se dari nsohotse yaraho ngiye dereye amaso rero yari haruguru mu bishyimbo numva ngize akantu ko kujyayo ntireka ndebe uko bimeze urabanza ngo ukuremo ese mwana isuku yanjye ntuyizi koko reka ntacyo byabaye nukuri wari uraho ariko ndaho nyamahoro umugabo waraho mu rugo araho mama shenge araho ariko ntago bimeze neza kuki ukabonekerereza vuga numve vuga ijwi numve risohoye ntago bimeze neza byarahindutse byarahindutse mama mugabo yarampindutse umugabo yaraguhindutse ndateka ntarya arinjira mu rugo namusuhuza akambwira nabi none se mwana wa niko yahoze ni ukuvuga ngo bije ubu ngubu mwana wanjye rero na kera na kare abagabo ntibabura ibibarindagiza hanze aha haba hari nk'abana b'abakobwa bakeneye amaramuko urumva bakamurindagiza pe ukamubura Barankubwira yego nakumva ndabizi uracyari umwana muto no kuba usabye inama ni ikintu kizima urabizi ukuntu wabonye kariya kazi uza bakusubirishamo bakugira muri stage bakabanga ujye muri yaje ibintu nk'ibyo ugize amahirwe urakabona hari amezi 6 ukoze hari nayo rwose numva atagera menye rero ubundi ukwezi kwa mbere mu kazi sibyo kuba ari uko kwikenura ukwa kabiri ukwa gatatu ukishyura inzu ukagira gute ukambara ugasa neza nk'umuntu ufite akazi none ujye kwishora mu bintu by'abakobwa reka mubwire rero n'urukundo nyine rwari rwanyoboye ariko ubwo naje kukugisha inama ngikeneye sibyo kubungira inama ndabyumvisha kandi uri umuntu w'umugabo sibyo kandi asante sana mvura nkubwire we kuri amafaranga usevinge abakobwa shabaziza ahubwo buri n'amahitamo n'umuyima cyakoze rega n'icyo hari abantu ntabwo bagomba gupfa abantu cyane naho ubundi ibintu by'abakobwa ndabona rero amasaha agiye ntabwo musuye akanya kanini nicyo cyari kinzanye ariko buriya twazareba n'akuntu twazicara tukaganira ahubwo ejo se ntabwo nta kibazo na message zaba wayibonye turacyari amatariki zikageze neza neza sinde munagwerekeza rwose reka afunge umugore we yagiye mu masengesho ndabona dore ndawayigaritse ahangaha si nkaho yose se ko abyuka aba yagiye iyo mu misozi mwana wanjye yewe gawe sister umeze ute yego mama nawe reka nongere musohoze gaho mwana wa sister umeze ute se neza yego umeze ute se nanjye meze neza ko wabuze se ndahari utadusura mbona ubu maze usanze nari ndimo nitunganya ndagiye ntabwo nari mpari ariko tutararenga aho ndabona arabaye icyuki umugabo arimo kukwitaho cyane umva mwana wanjye ni amavuta namusize akiri muto aya ni umugabo mama yigeze ava hasi ndareba sigaye akora umusatsi wabaye neza rekera iyo ngiyo
ese umukobwa urabona atarahindutse nyine yarahindutse nese atahinduka ni hehe wazaretse nkamusura ko nenda kujyayo nkareba n'ukuntu wa mugani biba bimeze uzajyayo ntabwo nabigambiriye kera ariko nabuze uko njyayo ni karibu yego uzasanga wantekeye ifi nta kibazo ngaho reka ndacyaganira nawe nanjye nari ngiye mu kazi sister ubwo mama kubwira umunsi rero azamana uruhushya ntabwo nigenga mama turasubira rero ngiye mva rero mwana wanjye ubu ngubu uzi icyo nkora nk'umubyeyi ngo nta mvura idahita ariko ibi bizashira gusa ntugasubize umugabo